umunsi w'ejo wabaye umunsi wanjye udasanzwe. Twashimiye Imana cyane, kandi iki ni igiterane kidasanzwe, ntabwo ari cyo kuza kuvuga ibyifuzo, kuza kubidodora icya mbere, cya kabiri, cya gatatu, cyangwa tuvivura ibyagezweho, n'ugushima ibyarangiye, ibiri kuba n'ibyo tutarabonesha amaso. Mu magambo make, umunsi w'ejo wakugendekeye gute? Wangendekeye neza cyane cyane bidasanzwe. Nagize umugisha w'Imana, twumvisha ubuhanuzi, ibintu Imana yadutumyeho, ibyavuzwe kera n'ibindi Imana yatubwiye ejo ko igiye kutubundikira mu mababa yayo. Mfite umunezero mwinshi cyane kubera ko iyi ni randevu y'Imana turimo. Iyi ni randevu y'Imana turimo. Uyu munsi expecting iki? Uyu munsi nzi ko urumva ibyo Imana yambwiye ejo birarenze. Ubu nzi ko noneho Imana igiye kongera kuri bya bindi yambwiye, kandi ari nako iri kubishyira mu bikorwa. Shalom shalom. Uyu munsi ni iki kintu uri ku expecting bro? Nagakiza no guhimbaza Imana no gushima Imana kuri buri kintu cyose yadukoreye, kuko muri edition ya mbere twaraje tubabona amashimwe. Imana irakora, Imana ni igitangaje. Shalom shalom. Shalom. Mumeze mute? Meze neza. Uyu munsi nashaka kubaza, mbwira ikintu kimwe gitumye nyuma y'umuganda kabisa uhita uvuga ati ngomba kuza gushima Imana. Naje gushima Imana igihe maze mbayeho, abangejeje iyi myaka nkiri muzima, ngashima Imana kubw'umuryango wanjye, kubw'inshuti n'abavandimwe. Igihe maze ndiho ahantu hose nagiye nkata, Imana ikandinda nkaba ngejeje ubu ngihumeka umwuka w'abazima. Icyo shimira Imana cya mbere. Uyu munsi ndexpectinga gushima Imana cyane kubw'imirimo yayo. Twebwe abantu ntabwo tubasha kubona ubwiza bw'Imana kuri twebwe, ariko tubasha kubona ko Imana ibasha gukora ibyo twebwe tudatekereza. So mu isi y'umwuka tubasha kubonamo imbaraga zidasanzwe, tubasha kubonamo ko Kristo ari umwami. Abenshi ntabwo tubasha kwiyumvisha uburyo ki Kristo ari umwami wacu, ariko Kristo yaratubambiwe adupfira kugira ngo turonke ubugingo bw'iteka. Ntabwo Kristo yaje gufata ibyaha byacu ngo abyishyireho, kuko twebwe abana b'abantu ntabwo tubasha kubimanaginga, kwihangana kwacu kuri hasi. Ariko Kristo we wazutse akazuka kugira ngo natwe tuzukane nawe, yaduhaye imbaraga zo kumukurikira. Aravuga ngo abanyemera bakankurikira nzababera Imana, nzabageza kuri Data uri mu ijuru. Niyo mpamvu natwe rero dushima Imana ku bwa sacrifice ya Kristo, umwana w'Imana. Uwo nguwo wari ufite ububasha budasanzwe, ariko akemera akabuciriritse kuri twebwe. None uyu munsi wa none turashima. Icyambere naje nshaka ni presence y'Imana, kuko niyo igize umuntu. Iyo umuntu afite presence y'Imana nta kintu aba adafite mu isi. So nicyo kintu cyambere naje nifuza kuba mu bwiza bw'Imana, yiteguye byinshi Imana igambirira kunkora ku buzima bwe. Niteguye rwose kwakira ibintu byose Imana iri mu munsi bikoresheje abana bayo, kuko Imana yo ntigira buzukuru. Twese turi abana, nta mukecuru nta musaza, twese turi abana, kuko nta buzukuru igira. Kubw'ibyo rero nubwo mbona ameze ni ariko ku Mana ndi umusore. Icyambere cyo nta munyarwanda n'umwe adafite Imana yamukuye. Abanyarwanda benshi twaciye mu bibazo byinshi bituma hari ahantu Imana yadutuye. Yewe rero mbere na mbere urabona uko meze ko ncitse ukuguru. Hari ahantu Imana yankuye. Yewe nari umusirikare. Kuba isasu ryaraboneje mu kuguru ntabwo ryari kubura kuboneza mu gahanga. Ni Imana yabikoze, ntabwo ari ubushake bwawe. Kandi kuba ndiho ntabwo ari kubera narwanye cyane kurusha abandi, n'ubushake bw'Imana. Na muteguro y'uyu munsi kuko twaje gushima Imana. Buriya tushimye Imana tuba tuyihendahenze, tuyiterese, turumva hari ikiri bwongere guhindura mu mibereho byacu ndetse no mu byifuzo byacu kagira ibyisubiza. Umuryango nshimira Imana yuko yampaye umuryango mwiza ukunda Imana, ari abana, ari n'umudamu wanjye, twese tugenda